ibyo byishimo bikura he uhita unabidusangiza akureba nk'uyu muzigo ubu waba ibyishimo hasi yakora ahangaha nanjye karamuja tanguza ibihe byiza cyane bakunzi ba Real Vibe nyuma yuko aya majwi ya Uwanyana Asia cyangwa se umugore wa Pasteur Theogene Inzahuki agiye hanze byumvikana ko ari mu rukundo n'undi mugabo muri bwumve muri aya majwi ese nyuma yuko Pasteur Theogene yitabye Imana umwaka wa 2023 mwatekerezaga ko ari iki kizakurikiraho kuri uyu mugore we mama cyangwa se Uwanyana Asia reka tubanze twumva aya majwi mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby I love you so much honey wanjye I love you so much ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro ndagukunda numva nakubaha nuko ntagushobora naguterura umve ko ngukunda aho uri hose umve ko ari umugore ugukunda cyane 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 amajwi akurikira tugiye kumva amajwi ya Uwanyana Asia avugana n'undi mugabo witwa Hakuzimana Etienne cyangwa se uzwi ku izina rya Pasteur Steven uyu mugabo ni mugabo cyangwa se uyu mugabo nuwa hehe uyu mugabo uzwi ku izina rya Pastor Steven ni umugabo mu diaspora usanzwe uba mu gihugu cya Amerika cyangwa se uba muri United States of America uyu mugabo rero tugiye kumva andi majwi bivugwa ko uyu mugabo we muri kubona aho ngaho nyine muri kubona aho ngaho ku mashusho nyine muri kumubona uwo nguwo utari Pastor Theogene uwo nguwo nyine ufite uruhara ufite n'ubwanwa bwinshi cyane bivugwa ko we ari gusaba uwo bita Uwanyana Asia cyangwa se umugore wa nyakwigendera Pastor Theogene Inzahuke ko babana cyangwa se ko byava mu nzira hagafatwa irembo ariko bikumvikana ko umugore wa Pastor Theogene wa nyakwigendera Pastor Theogene yamubereye ibamba kubera ko afite business ze ari gukina biragaragara ko uyu mugore cyangwa se Uwanyana Asia yabuze icyo afata ese akomeze afate ifaranga cyangwa se ave mu by'amafaranga bityo bubake cyangwa se babane n'uyu mugabo witwa Hakuzimana Etienne uzwi ku izina rya Pasteur Steven reka twumva ayo majwi kuvuga ngo tuzabana ubirimo kandi mbona imbaraga ushaka kuzishyira aho ngaho mu Rwanda ubwo ariko nagusobanuriye pe sinakubwiye ko ibintu byagenze nyine wasobanuriye kubimbwira nanjye nakubwiye ngo kuri njyeweho wenda keretse ari nk'ubushobozi buvuye ahandi ku ruhande urumva ariko nabwo ari amafaranga azahita agaruka ariko nabwo kandi kuba azagaruka ntabwo nzongera kubishoramo bitewe na gahunda iri aha ngaha imbere nagusobanuriye ni ukuri bahagije pe urumva nyine kunsobanurira ndetse ujya kunsobanurira erega ibyo wifuza nanjye ndabyifuza pe ndabyifuza kuko byaba biryoshye impande zose ndabyifuza nk'ubu nuko ari ibintu bidashoboka niyo twabona ibyangombwa ejo duhaguruke tugusange twazana yombi twirukanka bibaye ari ibikunda hasi ko nta mbaraga nyine uri gushyiramo kugira ngo ibyo bintu biboneke vuba imbaraga uri kuvuga n'izihe ko nizo zari zihari ushaka ngo tuzishyire muri business ni izari zihari ko ushaka ngo tuzishyire muri business rero kukubwira business ukikora ntabyo umukiriya w'ibintu arahari n'amafaranga azahita agaruka umuntu akongera akayabona akayakoresha ibyo yagombaga kuzakora
kuko ukurikije n'ibintu turimo nta n'iminsi wenda tunafite nkurikije uko mbibona. byambwira tubanze tuvuge ku kintu cy'irembo kuko nshaka mbwira tujye ku kintu cy'irembo kuko nshaka gupanga mu minsi mike mbega nshaka uza kubibwira muzehe nshaka uza kubibwira ababyeyi ko ngiye kuza gufata irembo mu minsi mike rwose nshaka uza kubibwira ababyeyi ko ugomba kuza gufata irembo mu minsi mike rwose mike cyane urumva ko nshaka kuza gufata irembo bizakunda cyangwa mu minsi mike rwose bishobora no kubona mu cyumweru gitaha ndaje mbitekerezeho ibitekerezo urambwira ryari ntabwo nkubwira uno munsi urambwira ryari uzambwira icyumweru kino kivemo reka kino cyumweru kivemo mbitekerezeho neza. none se kuki ugomba kubitekereza kandi mbere warabyemeraga niko nshaka kubanza kubitekerezaho nyuma yo kubitekerezaho ndakubwira. urumva se nk'aho hatarimo akantu niba uvuga niba uvuga ngo tuzabana sibyo niba uvuga ngo tuzabana ukavuga ko nkunda urumva none se mbere kamubona ubu urashidikanya none se kuki umbwira ngo gufata irembo ngo waze ngo bitekerezeho ngo uzambwire ngo mu kiriya cyumweru kuki ubishyira kure kuki se ubishyira kure nyine ku kijyanye n'iki reka ugisengere nanjye ngisengere sibyo none se aho ngaho ntabwo mwumvishe ari kuvugira kure aho ngaho ntabwo mwumvishe yego ndi kuvuga ku kijyanye n'iki nyine nabyo mbere y'uko rifatwa mbere y'uko tunabihereza umurongo reka mbisengere nawe ubisengere tubisengere se tubibaza imana tubisengera ko tubibaza ko bizaba tubisengera tubiragiza imana tubirindisha imana. reka twanzure twebwe tugira duti we wumvishe iyi nkuru cyangwa se wumvishe ayo majwi wowe umaze no gukora subscribe kubera ko ndabizi ko uracyari umuntu mwiza gukora subscribe ntabwo ari byo byakunanira. niba uzi neza ko utari winjira mu bintu by'agakiza gukorera imana cyangwa se kugandukira imana ukaba ukiri mu byaha ukaba hari ibintu byinshi ugikora nyine ugihugiyeho komeza ubikore kugeza igihe uzafatira umwanzuro wo kugira uti ngiye mbivuyemo ngiye ku mana kubera ko umunsi uzava muri ibyo bintu ukajya ku mana wamara kuyijyaho ukayikorera ukayitakambira nyine ukaba umukozi w'imana bikaza kurangira ugize ute ubivuyemo ugasubira hahandi wari uri nta kindi kiba gisigaye imana irakwandagaza imana ishyira hanze amafuti yawe yose. niba uzi neza ko ukiri muri ibyo bintu ibi nibyo biri kuba kuri madamu Pastor Inzahuki yagiye ku mana yakoreye imana ariko ari kurangiza kariyeri ye mu mana cyangwa se ari kurangiza umubano we n'imana connection yari afitanye n'imana igenda irangira gake gake. inama nabagira ni uko mwabanza mukajya muri ibyo bintu mukazabiviramo rimwe mukaza ku mana muyijeho
by'iteka ryose. Iyi ni Real Vibe nk'ibisanzwe, njye nitwa Eric wacu. Nimba utarakora subscribe hano, ibyiza nuko nawe wahita ukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu n'inkuru zacu zose zijye zikugereraho ku gihe. Imana ikomeze ibarindane n'imiryango yanyu. Ciao ciao, ndabakunda cyane.